Mu rwego rwo gukomeza kurinda konti zawe kandi wirinda ubujura bukoresheje ikoranabuhanga bushobora kukwitirirwa, ibi ni bimwe mu byo wakora kugira ngo urinde amakuru yawe mu gihe ukoresha ikoranabuhanga. Koresha uburyo bukomeye bwemeza kwinjira muri konti yawe, urinde amakuru yawe y'ingenzi, gena igenamiterere kuri mushakisha ukoresha, ugura VPN kugira ngo igufashe kurinda amakuru. Genzura kandi niba warashyize antivirus mu bikoresho by'ikoranabuhanga byose ukoresha, ukomeze ube maso, umenye ibimenyetso bya email zishaka kuriganya, umenye ibimenyetso byazo nk'imigereka cyangwa imiyoboro, amakosa mu myandikire, ikibonezamvugo kidahwitse, ibishushanyo bitaboneye cyangwa indamukanyo zidasanzwe. Genzura kandi niba urubuga rwizewe mbere yo kurwinjiramo, urebe imbere ya mushakisha yawe niba hari amagambo nk'aya. Bigaragaza ko urwo rubuga rufite umutekano wo kukurindira amakuru. Unarebe neza ko hariho ikirango nk'iki cyerekana ko urwo rubuga narwo rwizewe. Tekana online.